waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 078336 Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Zira story zindi twe tuzihoreye ngiye cyo nshaka kumenya. Ibyo nakubwiye gukurikirana babikurikiranye. Sinakubwiye se kuri telefone, shana babikoze. Ahubwo se ndibaza nakiya ufite icyo kibazo. Barabona muvukana usikora babasohoye. Ibaza ko nabasoresheje ariko najye bwanjye numvaga mbafite mu kandi anije waje kwatanya na nura muntu wari wacubikiye. Ubundi bite? Abari abana rero. Ntago tuvukana buri. Ku buryo nka kuriya. Ntago tuvukana nuko ari abana tubabaye mu rugo kandi urabiza abantu bamwe arabanye mu nzimwe bahita bumva ko nyine bafite attachment ikomeye ku buzima bwawe, ari abavandimwe bawe gusa ntago ari abavandimwe bawe. Byibuze sinarwo wabarika wonyene. Bari abana ngomba kubigisha isomo. Bari abana bari umukozi wo mu rugo wacu. Okay, ibyo ni ibyanyu, njye tushaka amafaranga kandi akazi ndagakora uranzi. Sibyo? Nyereka aho bari. Ntazo kinda mwereka. Ni hano ni hariya tuvuye. Ni hariya. Kwenda kuruka mkono. Ay. Wait. Mushobora kuba gute? Kuhaba. Mva mubwire. Ntabwo ngiye nahatinda umwanya munini. Ujana se gukora icyo ubona. Nyumva icyanzanye ni kimwe. Turi kumvikana neza. Ngaho mbwira. Ndabiyamye simbashaka mu buzima bwanjye. Narabibabwiye kenshi, ubu nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma ngarutse imbere y'amaso yanyu mbabwira ati ndabiyamye. Ubwire nura mugenzi wawe sinzaho yatoromangira. Simbashaka mu buzima bwanjye. So dusanze anga. Biriya mwigira ngo duhuriye mu nzira ngo tungo ngitse ni coincidence ngitse by accident. Ndabazi ntabwo biba accident nimwe mwa staginze kugira ngo mpure namwe tumumvugisha ubusabusa. Ndabiyamye simbashaka mu buzima bwanjye. Sibyo? Ubu ngubu ngiye kwishakira umugabo, ndashaka gutuza n'amahoro yanjye. Urakora iki hano? Nikuza gutera skills. Ubu urifashe uva mu bukire bwawe uraza uzunguza inkweto zawe zashinga minono uje hano kudutesha umutwe. Mva mbabwira icyanzanye ni kimwe. Ntabwo nshaka ngiye gutarana amagambo namwe, sinshaka isesemi nyinshi. Icyanzanye ni kimwe, ndabiyamye ubuzima bwanjye. Simbashaka mu buzima bwanjye. Muba aho muri mundeka honde. Ibintu byo kwistagingisha. Wabuzi udutera wowe. Tuvuga iki? Ntakimva mbwira. Muri cyo kintu imbere yanjye. Subona ko ari umwanda. Uko ubona ko ari umwanda niko nawe uri umwanda. You see? Urabona uburyo tugiye.
kuriya kigiye niko n'ubwonko bwawe bugiye. Mbura amazi ni ikintu cy'ikidebe kigenda kivuga ngo pararara, nta bwenge burimo. Nibyo. Nta n'isoni. Ujano udutesheje umutwe bihagije. Ubu ngubu nanjye ngiye kugenda mpangane nawe. Ntabwo nzongera kugaruka imbere. Nawe sinzongera kubona imbere yawe. Undi uhangana nanjye wowe. Utesa aho. Turakwiyamye pe. Twaraguhaze izina naki yamaze kurihaga naki narakwanze hamwe kukumva. Numva mbanuje star. Umva mbabwire betse kuba bagirira impuhwe nkacisha make kuri mwebwe. Hello. Ariko ningira umuntu mbona iruhande rw'umuryango w'umugabo wanjye cyangwa se ahantu ndi. Yego. Nzabashishurira. Ndakubaza ninde wakuzanya aha wahamenye ute? Ibyo ntabwo bibareba. Yagarutse ku rutoki rwanjye. erega buriya uretse ko ari ubwo abantu bihangana umuntu utinyuka agafata urutoki rurimo impeta ngewe ubwanjye nakwambitse akayikuramo akayitwara. Ese undi we kuki utayirinze? Umuntu agukuramo impeta akayitwara ukabyemera? Ugurana n'umushiki wawe ntabwo nakora ikintu icyo ari cyo cyo kumubabaza. Ni ukumwihorera agakora icyo ashatse nyine kugira ngo kuko umuntu nyine hari igihe umuntu aba atakwiyumvamo. Rero nawe iyo ushatse kumwereka ko hari ibyo ushaka kurinda agira ngo urimo uramurwanya. Rero ngiye ikintu nkora ndamwihorera. At the end of the day ndabizi neza ko azabona ko ntari bijyanye. Rero hari ikintu natekereje kandi ntekereza ko ari byo biri buze kuba byiza kuri twebwe. Ndumva nagushakira akazi ukajya mu kazi ugakora kandi ndakeka ari byiza. Rero ibintu by'akazi Kuko utabyishimiye ntabwo ari ukutabyishimira. Urabizi njye nari kuva kera ntabwo nakundaga ibintu byo gukorera abandi bantu kandi urabizi n'ukuntu twahuye ko n'ubundi njye nari nifite akabase kanjye. So njye rwose gukorera abandi bantu ntabwo mbikunda pe. Byaruta nkikorera ka kabase kanjye kandi sinzi ko mushiki wawe rwose noneho twamukira. ariko nawe urabyumva ntabwo wacuruza akabase ugacuruzamo imbuto kuko n'ibintu biri aha ngaha. Ndabizi ariko rero gukorera abandi bantu njye ntabwo sinshobora no kubikorera abandi bantu. Umva impamvu rero ndi gushaka kujya gukora. Ndagira ngo byibura umwanya munini uzajya umarana n'uyu mushiki wawe hano ukabanuke. Byibura n'uzajya wirirwa mu kazi ugataha nimugoroba ukaza ukiryamira. Bizatuma wowe nawe nta makimbirane mugira. Ibintu byo kuvuga nibyo ariko njye nta kibazo. Buriya ni uko nyine twari tugitangira kuriya. Ndabizi neza ko azakomeza nyine akakamera kuriya ariko nzagerageza ashaka ukuntu mwitwaraho. Nshaka ukuntu mbigenza kuko ngiye n'ukuri ntabwo njya nshobora gukora abandi bantu. Byarananiye pe simbikunda. Uranzi ukuntu nimereye. Umuntu arambwira nabi gato nyine ngababara nkamero abandi bahita babibona ko udashoboye ikintu ukavuga ati se tuzakubwira naburire ariko iyo wikorera utuntu twawe nta muntu ukubangamira. Rero ndabyumva ko ufite ikibazo cy'ukuntu nyine nabana n'uyu mushiki wawe. Barise ntari se yatsinze ijya ngo ndagukira. wabibonye ariko turi hejuru cyane. Mama nahagaze neza ariko buri ashobora hagase. Mama wakunda iki? Ikintu cya mbere akunda ni umuryango. Oya No kutugurira imyenda wenda no kuduhahira. Icyo kintu mbona akunda kudukorera nyine. ntabwo ari byo nakubazaga. Ndashaka kubaza nyine nko mu buzima busanzwe bitari iby'umuryango cyangwa no kubagurira. Nta kindi kintu akunda. Cyane ibyo urebye ibyo ngibyo kabisa babora nyine akunze cyane. None se nta muntu w'umusore cyangwa umugabo ujya uteretana nawe? Nta n'umwe. Ni ukuri nta n'umwe. Uvugisha ukuri? Pe ntawe pe. Kuva batandukana na papa ubundi
mba nta n'umuntu ndabona wanaje hano byibuze ngo bavuga ati uyu ni tonto reka da ntawe ndahabona. Hari aho se yakubwiye? Ntawe nuko nashaka kubimenya gusa. Nawe se aho ubundi bya Arsenal byo Arsenal twakoze umuti nijoro warabonye. Turi hejuru ese ubu wakujyana kugurira singaho hose shaka tugenda. Ushaka kugenda njye kukugurira? Ntari byo wakoraga se byarangiye? Byarangiye. Nagurutse kuneza ikibazo ngo nakujyanye. Hapi amase amatora mubwira nyene ko twasoje akazi tugera mu gikari. Ariko kuva naramaze kumumenya nzajya mwirinda mujye kure nzabigerageza sibyo. Nzagerageza uko nshoboye kandi iyo uri hano buriya nta kibazo. Kumva iyo uhari nta kibazo kiba gihari ntabwo yankora ntiyankora. Wenda ashobora kumbwira nabi ariko nyabwangu. So ninzajya mba ndi kumwe naye hano ngiye kumanywa. Nzagerageza niba ari kumwisha mu cyumba mwishe nimba ari iki kugeza igihe nyine tuzareba ko wenda azacumuka. Ubundi tuzagumana hano kugeza igihe. Beti ni umunyamahane. Nyamara ibintu ndi kuvuga urushatse wabyumva. Ndabyumva none se. Cyakora wenda niba unyemerera ko utazongera kumpamagara uri kure. Ibyo rwose nta kibazo. Okay, ubundi se bazaguma hano kugeza ryari? Tuzagumana mpaka tubyare tuzukuruze tukiri kumwe nawe. Afite gahunda yo kugenda kubera ko umugabo waba muri Amerika. Bazasanga umugabo cyane. Ni muri bihe se cyangwa wenda ari kubitegura mu myaka izaza? Ni vuba rwose nta n'igihe kinini kizashira. Niyo mpamvu buriya ngiye byari biri kumbabaza kumva uri kumbwira ngo uragiye. None nabyihanganira nacyo nimba ari igihe gitoya. Ni igihe gitoya ntabwo tukuzamwihorere ntabwo kubita uzamwihorere rwose ndakwinginze ariko mubwiza ukuri ntiwibeshya biriya bintu wumvaga ari kuvuga ukazamura ukuboko kwawe cyangwa ukazamura ijwi mu maso ye azahita kwirenza. Tugura abana uriya muntu njye ntanamwegera ahubwo uzi ko buriya ari kuvuga ahubwo mba nashyizemo metero imwe sinshobora kumwegera ariko uzi ukuntu mutinya ahubwo ngenda namutinya nkitinya nanjye ubwanjye uburyo mutinyamo nkavuga ati si ubu abantu bazireba gusa ntabwo nshobora kumwegera no kumuvugisha ndi kureba hasi sinjya mureba mu maso uriya mushiki wawe aratinyitse ndamutinya ni umunyamahane pe narabibonye ni umunyamahane cyane sinshobora kumwegera noneho ngo nzamure ukuboko aguce. Muri Imana ishimwe wenda nagize amahirwe mpura nawe nitondera umwana mwiza rero reba ziyonza guhura nawe uri nk'umunyamahane rero ugira amahane yari kuba yataye kabisa. Oba wabonye uburyo yaje? Nabibonye iri ku iparato. Uriya mugabo aradukunda kuko uriya mukiri wabayeho biriya bintu by'imyeru yatuzaniye ku ifiriti cya gihe yongera nabwo barabiduha turabirya. Hari n'ibindi bitukura biriya bitukura byo nibyo bitaryoha nabaga napfuye kurya ariko iriya nkoko yari iryoshye. Noneho reba tudatwera twagira ngo nahindutse mana we. noneho wowe wabaye ukuntu wambaye nk'abasitari wari ugiye mu kirori. Kino gisarubeti cyari cyiza ariko nawe kugura agakanzu keza gabanya ubushinzi. maze ndi kwireba nkumva gabanya ubushinzi. Sinakubujije nambaye neza tuvuga ngo twambaye neza gusa urumva twe dufite Yesu reka njye nambaye none uburyo rwa ruvanta nawe ntabwo nayikunze amaguru nta maboko byose nabonye aho buriya kwekera uriya mu bosi buri munsi atuzaniye ibiryo akanga kubirya buriya ntaba yatuze mwe kwitekereza ntitubona ntabwo sinzizi ariko ahubwo ako nayo yaturoga gutekereza nabi gusa nyine ngiye mba mbona mbona ngo aba yadusuzugura ngo nyine adukorera neza nyine akabona ko nyine turi abana b'abakene akanga kurya ku biryo byacu.
aya ntabwo turi gutekereza nabi aya ibyo tubireke kandi mwatuje gutekereza nabi umwana mwiza ubu ngubu no munsi nta kibazo cyo kurya dufite uko byagenda kose yaba abikora yishimye cyangwa ababaye tujye tubirya imana inamuhe n'umugisha noneho icyo tuzana tucyakire gusa tumusabire imigisha myinshi Rafiriga ndaje muvugishe mwana ndaje muvugishe buretse gato. Wadufasha amaraso uri kuri telefone Wa nyine we Natasha mubwira ko rezo control isinye undi yishyura amafaranga hari ikindi se? None se babibona Sawa. ko nabaye umunyamakosa muri iyi nzu igikomye cyose ne pe Bruno Wibwira buri namagambo kuko ntabwo ari wamuhamagaye. nsigaye meze nk'akana k'imyaka 3 nukumbwira bavuga ngo ndavuze ngo ziba nagukubita nakumena Ntiwagiye kumundegera se? Ntabwo wamundegeye. byafashe iki se ko n'ubundi wanze ukandavura Reka rero mukubwire nyine akumenye noneho nawe mumbwire noneho mpaye apana kujya umvuga nahari. kibazo inshuti z'ubu ntabwo zakubwiza ukuri wabona nawe atakubwije ukuri ese reka mbabaze Jeff mwanzanye kugira ngo munirane amagambo muri kumwe Bruno Betty akomeje kumbangamira. njyewe uyu ese niba barimo aravuga ibi ukuri cyangwa atari ukuri wacecetse akabanza agasoza kandi wari inshuti yanjye hari icyo nkunenga kimwe twagiye ndega wagihereye hose nabanza ndege Ariko Bruno ko atuzi ko twakuza tureba ko ari umuturanyi wacu ko atuzi bihagije. mwakuze mareba ntabwo yakuze ntabwo nigeze nkura ndeba we warambonye nkura Yakuze umureba ariko nawe yarakurebaga. ikibazo cyane none se niba nakuza kuza uri mu rugo akuzi twese n'ababyeyi bacu wararebanye nta kibazo Bruno undebere buriya Betty nuko ukameze mwana. nangiye kukuvaho ukajya none se va ku giti dore umuntu Dore nuko yabaye. dore pe umva umunwa do ni muvoge do none se Jeff ni ikihe kibazo gihari gituma noneho musigaye muba mumeze gutya Uyu muntu ngiye yarambuye ngo nishaka umugore. Ariko mu by'ukuri nta nubwo rero wantegetse gushaka umugore. N'ubundi nanjye ubwanjye nayo mbifite muri gahunda. uriya n'umugore washatse cyangwa n'umugore wapfutse umuntu wakomeza ukawupfa. nibagiwe reka musubizeho kandi Betty warahindutse Urumva Bruno njyewe nishakiye umugore. Nakiya ndamukunda nta kibazo na kimwe mfitanye nawe. ntujye uvuga ngo ntavuga umva ukuntu ateteje uwo si uteteje ko se umuntu arateteje None se niba ari kuri telefone Betty ndagukana igende guseka. nacecetse kandi turakubaha urabizi none Ngenda ndagira ngo mumbarize niba nafite uburenganzira bwo gushaka umugore nkeneye. Niba nafite uburenganzira bwo guhitamo icyo nifuza ndagira ngo bimumbarize. mbaza none se warabivugaho iki ni ikihe kibazo gihari ariko se reka mubaze wa musore ubu mu by'ukuri ntaragira icyo mvuga ahubwo se ukwiye kumusubiza ukamubwira uti kura puberi mu nzu umugore afite ntiwamubonye umva ni wa mutindi babandi babwira ngo banyagucuruza inda ku kayiko ni wa ushobora umva ni umutindi pe Wamwumvishe ntashobora kwihanganira kubana nawe muri iyi nzu urabyumva terata kandi mugira inama n'inshuti yawe mubwire nta kintu gituma mwangara mwagira ngo ukore umukene. yes ni muganire ndabizi ugira ibitekerezo byiza Ushaka umukobwa w'umukene n'icyaha. nta ruhande na rumwe mbogamiyeho simumaye ijambo yego Betty ndagusabye gutuza uca urubanza rw'abavandimwe turagira atya arararama nawe rero urarama ntugire ububera kandi ukoresha ukuri pe nawe ushyire mu nyurabwenge yawe umusabye ko agomba gushaka umugore
ariko atari umugore kandi yarabifite mu nshingano ze kugomba gushaka umugore. urumva utangiye guhenga amajyego Nyine ni gahunda nyine, ubundi nta muntu wese abaho kugira ngo ashake uzamufasha, sibyo? arise karanga nk'ubu ngubu ndakaye nkafata imyanzuro itari myiza byagushimisha kubera ikigo none se kuba utari kumpa raporo y'ibyo wiga aho bigeze erega kwiga nta mikino nanditse ariko ndi bukubwire nuko tutarabona ngo twicare tuganire. noneho ikindi kintu mbere yuko unambwira ibyo ngibyo umaze kwigira akarara nsigaye ntaho udahari nabyuka ngo wagiye ubundi ufite urundi rugo utahamo ufite izindi bizinesi wafunguye ntaramenya wiseka njye narakaye rero ikibazo cyane uko tuganira ndi guseka ukagira ngo ni byiza Wemeye ntabwo ari ukugenda ahandi ahubwo narengiye ari umuntu wari wambwiye nyine ngo nze arakara kandi nagiyemo umuntu w'umugabo ukora n'uturaka nzi ko se nagiye kumenya kweditinga uwo wakeditinga n'amajwi y'iminota 5 hari umuntu nagiye gufasha no kuri kweditinga ibintu by'ibiganiro biriya bica ku ma TV ku ma YouTube channel numva twari kumushyiramo utuntu duke cyane tumwe nyine Bruno amaze kwigisha ahubwo mbwira iyo Bruno akwigisha ubona byibura uri gufata yatari ahubwo ura n'umwarimu wa mbere iyo ruswa yaguhayera ni ukuri azi kwigisha ahubwo icyama tuzagumana siko nabizi ni nyine kutambwira ngewe nkeneye kumenya ubwo ntugera kuri tera ukigira mu bindi ukajya mu bindi ntangiye kubimenya pe ntangiye kubimenya uretse ko nyine yampaye iminsi mike yo gukora yampaye 3 mu cyumweru ariko ntose urumva 3 ari gake ahubwo yaguhaye kenshi ubwo se 3 mu cyumweru uzi gutakaza umwanya uri kwigisha umuntu n'akazi kaba kuzuye hariya ku kazi nyine haba hari akazi ariko nyuma ya saa sita kenshi nta kintu aba ari gukora urumva wenda amaye nk'iminsi nk'itanu mu cyumweru cyakora ngo yisabye nabo uhabwa nabi wanasabwa neza ugahabwa neza baguha iminsi 5 mu cyumweru nuko akazi ka nyoko bakareke oya kandi nyuma ya saa sita ataba ari gukora nyuma ya saa sita ntakora wenda akazi nabo bakeneye kuruhuka rega uvuge ko mu bintu ahemberwa hatarimo n'ibyo kwigisha ahubwo ujye unamushimira ahubwo se ubona byibura kwigisha byitayeho mahaba byitayeho pe uko rero gumana ko 3 mu cyumweru nacyo gatwaye 3 ikibazo dushobora kwiga none ikintu twakurikiraho ugasanga wenda nta kintu wakibagiwe ubwonko barabusebye noneho rero kamusaba akantu nk'umwana wanjye mbabarira wige vuba byibura mu kwezi kumwe uzaba usoje tuhite tumwirukana uzujye ukora hariya mu kazi wenda n'amafaranga yahembwaga nawe utangira uyahemba ahubwo umuntu nashaka kubaza afite kontara ingana iki ntabwo ndamusinyisha kontara nyine yari akiri mu igerageza ese wamusinyishije kontara akaguma hano nuko mukuru arabizi pe uriya musore ni umuhanga kandi wenda kukubwira ngo genda wige vuba vuba tumwirukane uze ukore ngo nimusinyishe kontara aho ubundi arise ubu ubona wowe uzanteza imbere oya mana ntuzamwirukane ntabwo ntuzamwirukane ko yaguhaye ruswa oya ruswa yihese no kuva bwacyo ko tutaranabonana uzamurike nukora arabizi pe ibintu akora arabizi kandi arananyigisha nanjye kandi kugumana nawe nibyo bizatuma nanjye mbimenya aho ugenda n'amazi yo kunywa ubu nawe unteye umutwe ubwo nanjye ngo mfite umwana ngo naravuze ngo bamwigishe ngo nzabone usigara mu kazi ngo tureke ipera amafaranga jya kunzanira amazi buriya nawe ubu nteye umujinya oya nawe hagumye nibwo nzabimenya rero niba warabimusabye mu bantu bose bagize isi nziranye nabo natangiye kugukeka ibyo ugiye kuvuga tondese kandi ikibazo cya Betty murabizi kera ukuntu mwari mubayeho si ngombwa ngo nongere mbisubiremo namwe ntabwo mwari muri abakire hanyuma ubukire bwaturutse kuri nde ariko kuba bwaraturutse kuri wowe ntabwo bisobanura reka nkubwize ukuri ninde wakurihiye ishuri ikibazo gihugu ibyo si jewe umugabo wanjye ntabwo yirirwa yohereza amafaranga ibikoresho byinshi byaguzwe hano ibyande watangiye gucuruza imyenda ujya kurangura imyenda mu gakinjiro ukaza ukazengurutsa karite zose ucuruza imyenda ushaka amafaranga utarangije kwiga hari ayo wari ufite se naba nanjye ibyo narabigerageje ariko ndayicuruza ndanakwishyurira nkurabona umugabo mwiza we nanga kumukurikira ngo tujyane ndabwo sinasiga mwene mama reka mbanze mwiteho
nyito yikomeza rero icyo navugaga uri kunyitaho ndi kukureberera uri kundeberera n'ibyo ikibazo cyo ndahaguruka nigendere ngaho vuga sinongera niba uzi yuko mwaciye mu buzima bubi mukagera aho mugera aka kanya mukaba mwifashisha ni gute wumva yuko umugore ngo ari umukene utamureka ngo abane n'uwashaka uramushyigikiye reka nta wagushyigikira none se ni umusazi mudahuje ubugome ni umurozi se nagatanga ikintu kizima ugiye kuvuga kuko nawe numvise ko ugiye kurongora nyina wa nyoko numvise ko ugiye kurongora umukecuru rw'imbi ruhihiri yahombanye amatama ngira ngo ntago mbizi ntacyo se buriya wazajya umukubita kwa kundi abantu baganirwa akubita akarimi mu gihanga numvise ko nta namenye afite byagaze iruta byabuze yewe mwese mupfuye mufite nyine genda mufite we ntacyo umufite se bikumariye iki umugabo yaragutaye umusonga urenda kuzakwicira muri iyi nzu none kubera ifuhe ryawe utangiye kumbangamira utangiye uratinyuka ugafata umuntu w'umugabo Jeff nta bintu byinshi bro shaka uwo ushaka ngaho nawe ugenda ushaka umukecuru mwabyohemwe bibiri ntacyo muri byohe bibiri reka ngwire beti reka nkubwize ukuri wowe uwo munwa wawe ni mubi nakabaye inshuti nawe najyaga nkwizera umva buri none najyaga nkwizera kumbi nawe warangiritse yewe kandi ubu disi nakora ubukwe uzavuga ngo Bruno ngo kubera icyo utantumiye mu bukwe ajya gushaka umugabo bamugira inama nawe bamubwira ngo ujye gushaka umuntu wo mu mahanga uzajya ugusigukisha ugasigara hano wasamaje aravuga ngo nta kibazo none urahanga tuguko abirayamo yabuze uko byigira ugiye gushaka umukene uza gukokora umutungo ugiye gushaka umukecuru kenyera ubane n'ubundi nagatanga inama zanyu egerayo wana mu kazi wawe neza ubone kugenda ukubita iki bro ko umuntu utorohewe ako ubundi reka mubaze man wowe gute mubwira ko mfite ubukwe warangiza ukaza ukabwira mushiki wawe ako se urumva ikintu cyari gutuma nawe umaze kuba umugore ariko se reka mubaze ugiye kurongora igikeri n'usi umuntu ugiye kurongora none se niba agiye kurongora umuntu ni ngombwa ngo uvuge ngo imyaka uvuga iki byose imyaka se nese Karine ntamuzi nese kumubwira ngo ugiye kurongora Karine ntagamuzi aramuyobewe ntamuzi Karine niyo azagana akaza kundeba filime urwanira ishyaka ariko wowe urandwanya ntabwo nkurwanya se naba nkurwanya dufite naba nkurwanya dufite ko ntagiye kugutwara Karine neza utuntu twiza utu ntabwo duhenze dusa tungana gutyo ntiduhenze ako sinibagiye kukubaza witwa nde Mutesi witwa Mutesi urasa n'uwatese koko Jeff uyu mwana se muhuriye hehe muziranye mute uyu mwana ni umushuti wanjye afite na mugenzi we ariko n'abana nyine ndi gufasha muri ino minsi wow ndakwishimiye ahubwo se twakiriza iki oya nta kibazo hari ahantu twari duciye mbere yo kuza aha ngaha sorry gato hano twari duciye mbere yo kuza aha ngaha haramuciye hari akantu yafashe nyine nta kibazo ameze neza ni ukuri ni byiza nanjye mushiki we twibanira muri iyi nzu ndakwishimiye ugize udusuri no mugenzi wawe uzamuzana ni ukuri nta kibazo yanariye yariye ameze neza yawe ni agakobwa keza rwose ahubwo nyirawo nagira ngo nyine nzakujyana mu rugo iwabo ahantu baba kubera ko ngiye kugira akazi nyine gatuma nshobora kuzajya mba byize cyane urugo aho baba bafite aho baba bafite ahantu baba nyine hari ahantu babaga mbere ariko muri ino minsi nyine nshaka kuhabakura nubwo batarahava ariho bakiri ukabajyana he ndashaka kubashakira inzu nyine binabaye byiza reka nanabazana hano tukibanira nta kibazo
mugenzi we se disi nawe ameze atya se Hmm? na mugenzi we ameze atya ariko se nese amezi atuyinguye yo simbe mvuze nabi Jeff urabizi nta mutima mubi ngira ese ubu n'ibyo ngibyo ari ibintu byo kubaza umwana ko ese hari ibintu byinshi namubarira hata ndakubabaje babarira pe ubwo nyine nabonaga nagira ngo umenye ko nyine ari abana uri gufasha bafite iki kibazo nta kibazo dufite. ukora iki se uriga ako se wakwiye gute mbabarira nabyo ntabwo wabona wiga rwose mbabarira nawe naba nkurakaje ubanze ko nkwakira kandi rwose kugenda utagize icyo ufata mu rugo ari ubwa mbere uhageze ntabwo biba ari byiza wowe nyemerera niba uzaba ujya kubareba mu rugo aho baba muri ino minsi twakunze kugira akazi kenshi ukajya banyitega ukajya nyine ubitaho nta kibazo rwose ese ubizi hari ibintu byinshi mba mfite byo gukora nzajya nkwitaho uyu ni mushiki wanjye sibyo ni ukuvuga ngo umugore wanjye muri ino minsi ntabwo ameze neza urumva se ntabwo uzi ko n'umugore wawe mufasha hari ikibazo ntabwo wumva ko hano harimo amarashi se ari guhumura hari aho gari ntuzi ko iyo avuye aha ngaha inzu isigara ihumura uzaratunyisubirire nuko mbona witonda cyane utazi gutera inkuru si umuntu nkunda abantu banganiriza nanjye mba mfite irungu araganira nuko afite isoni ese urabona nteye isoni afite isoni se ganiriza sisita shapu irekure nzamuganiriza nuko naramenyera ariko ndabona ari umuntu mwiza tuzahuza kuri ni karibu zazanze tuzansure n'umugenzi wawe uzajya umuzana nubwo kugenda mbona biba bitoroshye ariko nanjye ubwanjye nagufasha bibaye ngombwa sibyo ntabwo mfasha afite ikintu nkoresha mfite igare ngenderamo ntuzi numva ibintu bikundagurana hanze nkagira ngo ni imodoka muri guparika kumbi ni agakoresho kawe ufite akagare naryo ni imodoka kuri njyewe twakwigendeye se nanjye nashaka gutaha kumwihuse wareka mujyana ajye kureba mugenzi we urumva nawe yasigaye mu rugo irungu ryamwishe nawe uzamunzanire sibyo tujya twiganirira nzamwanzi ko mbakira ariko mbaherekeze haguruka turi sorry umuzanira ku kagare